ngiye kuvuga ikimera cyitwa umwishywa. Mu minsi ishize najyaga nyuzamo nkaganira n'urubyiruko, wavuga Imana y'u Rwanda bati uravuga Ryangombe, urumva bikaba urujijo. Navuga rero umwishywa bati none se si wa wundi musaza wa mama, musaza wa nyina w'umuntu. Byose bikaba ibintu bivangavanze. Ubu rero nkaba nejejwe no gushobora kugeza kuri bamwe babishaka ikimera cyitwa umwishywa. Ntabwo ari umwishywa, ni umwishywa. Icyo kimera cyari gifite akamaro cyane, cyari gikomeye mu byo abakurambere bitegereje byose bimera imyaka n'imyaka, ibihumbi wenda, batoranyijemo ikimera cyitwa umwishywa. Kikababera ingirakamaro ku buryo bwinshi, ndi bubisobanure. Mu bazungu nk'abaromani bo bari bafite ikimera cyitwa loriye, bakagitamiriza wagize intsinzi, wagize akamaro ku rugamba n'ibindi. Ndetse n'ubu hariho abakibikoresha mu madiporome hamwe na hamwe mu Burayi. Madiporome bakacyambika, bakagitamiriza watsinze uwo baha diporome. Mu Rwanda rero icyatumye bakoresha icyo ngicyo, usibye ko nakongeraho ni ku byo mu mahanga, mu byo mu Burayi, nakongeraho n'igiti cyitwa le sapin mu gifaransa, sapin, bakoresha bariya bo mu Burayi bw'uburengerazuba. Cyavuyemo icyo bita l'arbre de Noël. Sinabitindaho kereka umuntu abitanzeho ikiganiro ubwabyo. Ariko rero uwagenda akababwira ati icyo giti nimukivaneho mukibagirwe, sinzi uko byagenda. Ariko haje amadini mashya kuva 1900 ayongereye kugeza n'ubu, ku buryo kuvuga umwishywa ari ikintu kitazwi, ndi bubigarukeho. Icyatumye rero nihatira kuvuga ku mwishywa ni uko nasomye mu gitabo cya Musenyeri Bigirumwami cy'imihango. Hari aho avuga ku kubandwa, yanditse ku kubandwa ati iyo umwishywa waburaga byose byarahagararaga, nubwo byari ngombwa bakabyimura bakabyigizayo. Ndibwira ariko icyo kintu cyahagarikaga ibintu byose aho ni gusa. Noneho bituma ntangira gusuzuma iby'umwishywa. Ndabivuga mu nzira ebyiri. Cya mbere, uteye ute? Umwishywa ni iki? Icya kabiri, umwishywa ufite akamaro ki? Umwishywa ubundi ni agati, nuko ni akagozi, nako ntabwo ari agati, ni akagozi. Nuko wanambye gatoya nari nashoboye kuwubona, undi wapfa kuwubona, ariko
ni akagozi mu by'ukuri kihariye gafite utubabi dufite isura y'umutima uko bakunze kuwushushanya, isura y'umutima, kakaba karekare, gashobora bakita umuranda ku butaka, karanda ku butaka, ariko gashobora no kurira, hakurira igiti kugeza kuri metero nka 20. Ni ibintu nakurikiranye igihe kirekire. Kakagira indabo, ako nabonye nta ndabo gafite, biterwa n'igihe, ariko kagira indabo z'umweru ubundi. Kakagira utuntu dufata hirya no hino dutuma iyo kurira igiti kagenda gafata, kazamuka gafata, bakatwita intarizi cyangwa inzabirizi, kwabira, gufata mu gifaransa ibyo bita sezire, kagenda kakizirika. Intarizi cyangwa inzabirizi, intarizi niryo rikunze kuvugwa cyane cyane. Utu ngutu rero bita intarizi, iyo bagiye gukora umuhango badukuraho, ni nk'umuziro, badukuraho bakatujugunya. Ni nk'aho hari utuntu tuzira nyine, iba ari uko tugenda twabira dufata, ikintu kigenda gifata cyabira nyine ntabwo ari cyiza. Ntabwo byoroshye nanone kuwubona, ariko hirya no hino, ariko yewe kubera iki kiganiro nawubonye, dore uko kameze, nk'umugozi w'ikijumba. Ukaranda cyane, uraranda cyane, iyo bihari byiza, imvura ikagwa, ugakwira nyine ukagera nka metero, kuri metero 20, ugashibuka cyane, niba bitohereye. Ikindi rero ni impumuro, ifite impumuro y'ikintu cy'icyatsi ariko nziza, impumuro nziza. Birashoboka ko gukoresha umwishywa abakurambere bawukoresheje hashize imyaka myinshi, ibihumbi wenda n'ibihumbi. Ushobora kuba ari uwa kera. Birakwiye kumenya icyo ari cyo, uko uteye, akamaro kawo, kuko ikintu cyaburaga, umuhango wo kubandwa uri ngombwa nawo babyemeje, abapfumu, abagira bate, bakabisibira, ntabwo ari ubusa, ntabwo ari ubusa. Nicyo cyatumye rero ntangira kuvuga umwishywa. Umwishywa nyine mu gifaransa, ushaka gukurikirana imvugo ya siyanse, bawita liane herbacée, liane herbacée de la famille des cucurbitacées, cyangwa bakawita Momordica foetida, Momordica foetida shum eton, mu mvugo ya gihanga. Icya mbere rero nshaka kuvuga ku mwishywa ni uko ari umuti. Icya kabiri, akamaro kawo. Umwishywa rero ni umuti. Mu byo bakunze kuvuga ni uko uvura umuhaha, kandi umuhaha ntabwo byoroshye. hari ubwo imiti yo kwa muganga rimwe na rimwe itawushobora, ariko ibi bya gakondo bikawushobora rwose, bikawuvura. Ni ibintu nagerageje. Ikindi uretse umuhaha, hari n'ibindi ushobora kuba uvura. Hariho abakoreshaga nk'abantu bo mu kirwa cya za Mazane hariya mu Bugesera,
bavuga ko bigeze kujya bawukoresha cyane ariko n'abandi abahanga rero bashobora kuba bakwiga bakareba principe actif yawo niko babyita principe actif n'ibindi ushobora kuvura aho kwamagana ngo ntikigende. Icyo ni icyerekeye umuti. Icya kabiri rero nacyo kirekire ntindaho nuko ari akamaro ku buryo bubi. Ni ikimenyetso. Umwishywa wari ikimenyetso mu gifaransa twavuga cyangwa no mu cyongereza symbole, gishushanya, gifite icyo gishushanya. Ku isi icyo kintu bita symbole igishushanya ukivanyeho hari ikintu cyabura mu buzima mu mibereho. Tuvuge nk'ibendera ry'igihugu hirya no hino abandi bagira igishushanyo cyabo hirya no hino ku buryo ubu n'ubu bityo symbole urugero. Uvanyeho rero ako kamaro k'igishushanyo biba bipfuye rwose. Hari ikintu kiba kibuze mu buzima mu mibereho y'abantu. Ikimenyetso cy'ishya n'ihirwe, icyo ni icya mbere. Ikimenyetso cy'ishya n'ihirwe ni ijambo bakunze kuvuga ariko ntibivuga yuko abantu bose basobanukiwe. Ishya ni ukuvuga succès, kugera ku ntego, ni ukugera ku ntego ishya. Hakaba n'inshinga yabyo kwishyuka, ntabwo ikunze gukoreshwa n'ibisa n'ibitazwi, nyamara ndiho bigarukeho mu kuvuga umwishywa. Bawuvuga mu izina, mu mvugo bavuga bakoresha uwo muzi w'ijambo ishya, kwishyuka, ibyo bita mu gifaransa réussir, lac mu cyongereza. Umwishywa rero uganisha aho ngaho, ugafasha abantu kugera ku ntego, kugera ku mihigo. Ngicyo kimenyetso, ni ikimenyetso urahize. Ikimenyetso cyabyo ni iki? Umwishywa, ishya, kwishyuka. Ubwiza, ikindi ubwororoke, uburumbuke, ikindi no kubana. Ikintu gikomeye kubana, ntabwo mvuze ngo kubana neza, oya, kubana ubwabyo ntabwo bavuga umubano mubi n'umwiza. Kubana burya, kubana bikavuga koroherana, bikavuga kwigorora, bikavuga kwiyunga, bikavuga gufashanya, bikavuga gufatanya, bikavuga gusangira akabisi n'agahiye. Ibyo byose bikaba bigusha ku mubano. Umwishywa rero ugafasha muri iyo nzira. Ikimenyetso gifasha ibyo ngibyo. Naho akamaro k'umwishywa rero nk'ikimenyetso, ikimenyetso gikoreshwa ku byerekeye umuryango, kubaka umuryango. Ikindi uretse kubaka umuryango, ni uko mu mihango yerekeye urupfu, umuryango, urupfu. Ikindi mu bukungu no mu butegetsi. Ikindi cya nyuma ni mu kubandwa, barawukoresha. Mu mwanya aho twaganiraga mweretse akangaka ati ati umwishywa ati byo kubandwa urumva
uwarwo